hari abari kuri isi bameze nk'abadahari amuterengiye aho kugira ngo ubeho nabi washobora ugapfa hari igihe njya numva nanapfa ngewe rwose bikarangira ubu ngenda gutya isaha n'isaha nasubira mu kazi arega ngewe kurwana ubu agasubiramo kurwana ni umutima ntabwo kurwana ari agatuza kanini yabona ngo umuntu ngo afite agatuza kanini ngo ni bonsa ashobora kumva isasi akaguruka ubu wagasubiramo Yaka Mwana ngahangana kuri te ubu wagasubiramo tamaye nose kurasa mashini gani ngewe mashini gani nubwo ndushibiro nge nyibohera ku giti ubu ni nka ipepeta tatata umuhanda nkawugira ibishirira gusa umutuku ariko nge ndi mubi cyane ngewe uretse abantu baba bari kugenda bapinga ngewe nababwiye yuko mu 2002 ngewe navuye kuri Soroda ipeti bita private bahita banyambika premier sergeant ntabwo neze nambara sergeant mva kuri sergeant mpita nambara ajda chef reka nongere ngohereze ikaze ukunda kwihana ibiganiro by'Umurava News umunsi ku munsi 5 kuri 5 ushobora kudukurikira kuri platform zacu zigiye zitandukanye ushobora kwandika ubaye.umurava.com mundi ukabasha kugira gute kudukurikira neza cyane 5 kuri 5 imbere kuri kamera muri kuhabona Yaka Mwana yambaye neza cyane kabisa nako ni wa muntu utangiye kwimenyereza bwa buntu bw'ubupira abantu benshi baba diaspora akunda kwambara mu bihe by'ama weekend muri periode z'ama weekend zigiye zitandukanye uyu munsi niwe twagize umugisha kuba twakongera kuganira nawe rero ariko twaba tugiye kuganira nawe mu by'ukuri ku byiyumviro bye uko yiyumva n'ibindi byose bigiye bitandukanye mwajyaga mumubona muri mu ma content menshi cyane agiye atandukanye aho benshi bakunze kumwita kari best creator content cyangwa se umu content creator ngewe umunsi birakuzoba nuko utangiye uvuga ngo nutangiye kwiyambika ngo bwabupira ngo bw'abadiaspora ariko abadiaspora ko mwabagize nk'Imana ngewe burasiri kureba ngewe mfite n'amafaranga hano i Kigali mfite amafaranga ahagije mbayeho neza seriye no muri Amerika ntago wajyayo ni ukuri kw'Imana none utangiye kusa nkaho ugenda wivamo gake gake uvuga ko wenda ikintu gishobora kuba kikujyanye muri Amerika ari iki ari amafaranga muri Amerika ni ahantu hajya abakene b'abantu baba barakubiswe hano muri Afurika ubundi nibo bagakwiye kujya muri Amerika ni ukuvuga ngo ujyanwe no gushaka amafaranga yes of course bagiye gukora hariya kuko ni ugukora naho ngewe hano mfite amafaranga mfite ubuzima bwiza hano rwose iyi Amerika yawe wayireka ariko uzi amakuru ahari wowe ubwawe utaruzi ngo abadiaspora cyangwa se abo nita abadiaspora ni bano banyarwanda wenda bagiye hanze cyangwa se bano banyarwanda wenda bajya hanze aho ngaho muri Amerika bura ngo kugira ngo apfe kwibonera wenda gakwavu yijya hariya akirira nyine gutyo biraho muri bwa buryo bwawe biragoranye cyane nta kuryoshya nta buryo wabonamo ziriya ugenda uvuga ngo uratanga ujya Sodomo ugatanga sense bakagarura desi ntazo wabona icyo nakubwira cyo gusa cyo nashaka kukubwira ngewe mfite ubuzima bwiza hano muri Amerika ntago najyayo muri Amerika ubyukira ku kazi ukaryama amasaha make ukabyukira ku kazi muri Amerika n'ugupagasa ntihazagira umuntu ukubeshya cyakora wenda ikintu barusha hano ni uko tuzi duhari fakini job zirahari nyinshi fakini job zirahari tugarukeho gato cyane uratekereza neza uramutse wenda uryamye nka nijoro ukagira sinzi niba wenda hashobora kuba haba wenda umuntu ushobora kurota iminota 30 ukagira igihe cyo kuba ushobora kugira inzozi zo kurota mu minota 30 ukarota wenda wibereye aho ngaho muri Amerika uri gufiringa ubuzima bwawe niba byarigeze no kutubondagira ngo use nk'utubwira ibyiyumviro uko wiyumvaga icyo gihe nyuma mu gitondo byutse byakugendekeye gute ngewe muri Amerika nkumva gusa ngo ndajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika numvaga ari ibitangaza ariko dosiye bakimara kwikasaringa ubu rwose nabyikuyemo nta nubwo nyibigira ibintu bya danje kuko twebwe no mu nkambi buno impunzi ubundi abantu babigira ibintu bya danje n'aba banyarwanda baranga naho twebwe muri Amerika dusigaye tubafite nko kuva hano i Kigali ugiye Musanze ariko ubushize ubwo uvuze ibintu ku nkambi ho gato ubushize ubwo twaganira uri kumbwira ngo mfite ngo amapeta ngaya nayo uri kuyasobanura
ikiganiro nagishyizeho harimo abantu twahise banyandikira muri comment bari kumbwira ati yakarabeshya ngo yari afite ipeti niri ngira ipeti niri uremeza neza kuri ari amapeti wari urasobanura hari harimo kudutuburira ngewe uretse abantu baba bari kugenda bapinga ngewe nababwiye yuko mu 2002 ngewe navuye kuri Soroda ipeti bita private bahita banyambika premier sergeant ntabwo neza nambara sergeant mva kuri sergeant mpita nambara ajda chef one officer two officer one barambara ajda chef mva kuri ajda chef 2009 tugiye kuvanga CNDP na FRDC bahita bankubita premier lieutenant second lieutenant mfite ça 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée numéro matricule nangaye cyo bita Aminamba ariko impamvu nongeye gusa nk'ukigaruraho mu minsi yashize ubwo turimo turaganira uri kunsobanurira ayo mapeta yawe uburyo wagiye uyahabwa uburyo wagiye uyahabwa ati 2010 na kangahe gutya 2000 na kangahe byose uri kubinsobanurira ariko nyuma yaho muri comment nakiriye comment zigera muri 30 na zinga ariko harimo 5 z'abantu mwabanye nabo ati aho ngaha haragutuburiye ngiye ndibuka ko baduhaye ngo amapeta nganaye nawe arabinsobanurira nawe numva umuntu twaganiraga yibera muri Kongo aba muri Kongo aransobanurira kuntu mwabanye ambwira buri kimwe cyose ndagira ndamubwira ati mwoka byaramwe ubu ntiwasanga akomeje gutubura oya hariya muri Kongo barapingana kuko hari n'abayabonera ubuntu muri Kongo cyakubera impamvu runaka ariko twebwe amapeti yacu cyo twarayakoreye ngereba n'ikimenyetso mfite isasu mu kaguru nge ntabwo ndi wa musirikare wo mu gikoni wa wundi ugenda yikoreje abandi biryo mugenda yikoreye impunguru ugenda abandi inyuma nge mba ndi imbere niyo tugiye kwataka mba ndi imbere muri atake muri advance pata kuri ese mu giyange akabati kari wasi abantu tunguka ni isasu ry'agahanga ngenda sa gahanga gusa radio BBC nkayimena hano twahitega kuri radio BBC hano yukubise umuntu isasu ry'agahanga radio ubwo uyizimije ntabwo yongera hari igihe umuntu anyura mu bihe akabikumbura uyu munsi wa none reka nkwitera itayadi nge ntabwo ndi bitayadi ngewe ni ubu ngenda gutya isa nasubira mu kazi arega ngewe kurwana ubu agasubiramo kurwana ni umutima ntabwo kurwana ari agatuza kanini cyangwa ngo umuntu ngo afite agatuza kanini ngo ni bonsa ashobora kumva isasi kaguruka ubu wagasubiramo Yaka Mwana ngahangana kuri te ubu wagasubiramo tamaye nose kurasa mashini gani ngewe mashini gani nubwo indushibiro nge nyibohera ku giti ubu ni nka ipepeta tatata umuhanda nkawugira ibishirira gusa umutuko ariko ngende mubi cyane uzabuze n'abantu twabanye Yaka Mwana nagendaga muri atake ndaza kuza kongera umuntu ku mwaka contact ziwe tuze kuza kuganira ku byo nshobora no kuzana muhamagara tukavugana online tugakorana ikiganiro wenda nawe hari nzaguha umwanya wenda muguhereza ari we munivuganira muvugane ku buryo ushobora kuzabuzana utwatuntu twawe tw'amacenga kunyomoza baranzi ngewe buriya ndi na RP komanda mu kigo ebana basirikare ndabakubita ebana ukagira ngo tugarutseho gato cyane hari igihe umuntu ashaka ari nk'umukinnyi w'umupira akavuga ati sinzibagirwa match na kimwe bikagenda gutya wowe muri ibyo bihe ushaka ko waragiye unyuramo ushaka ko waranyuze nko mu ukavuga ati bandindishije umuntu bigenda gutya baba uyu munyamakuru aretse ugiye gufata football bigereranye n'igisirikare impamvu ndi kukubwira ubuzima bwose umuntu anyuramo bwa buri munsi afata nk'akazi icyo nakubwira cyo afata nk'akazi umusirikare wese ni nk'undi igisirikare cyose ni kimwe uretse ko wenda bigiye birutanwa ku bushobozi wenda n'imiyoborere n'iki n'imyumvire ariko igisirikare cyose ni kimwe kaporari bari kaporari serija bari serija ariko bigaragara iyo batangiye kujya ku rugamba oya ku rugamba gutya bisanzwe abasirikare bo baratandukanye iyo byageze ku rugamba ubonera ko abasirikare batandukanye njye navuze igisirikare ni kimwe ariko kuri tereho baratandukanye kuko hari umuntu ubona afite agatuza rwose
mwagera kuri terisasu ritangiye ebana agati imbunda aho ngaho akiruka agati imbunda akiruka ari ugasanga wa wundi wasuzuguraga akaba ari uhatanye nkanjye hano ukana ubundi gato ebana nkaryama nkarya umucaca isasu ebana ndi kuri sasu mu ariko hari ubona rwose bafite agatuza kari rwose imbunda akahita aho ngaho akaguruka harabona ari inzinge. Tugaruke gato ku bijyanye wenda no ku n'inzira yawe yo kujya hanze kuko ndana dusigaje iminota mike kugira ngo tube twanasoza ku bijyanye no n'inzira yawe yo kuba wajya hanze. Hari abantu benshi babonye mu misi yashize uri ku brandinga cyangwa se ukomeje kwerekana yuko ufite inzozi zo kujya hanze kubwo wavugaga ngo ibyangombwa bimo birashakwa ngo ugiye kwibera mu diaspora abakobwa benshi basezeranyije ibintu siko bimeze ariko umunsi wa none ntago turi kubitekerezaho ntago turi gutekerezaho kabiri sibyo bwa mbere indege yaragusize igusiga wari uko wamaze kujya wigiriye mu ndani siko bimeze ntiyagusize se izo ni commentaire z'abantu ariko ngiye mwe byagenze gute se mwe kujya munankangisha kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika njye nababwiye yuko muri Amerika atari mu ijuru no muri Amerika barapfa ubwo wasigara mfite famille zanjye abantu bo muri famille rwose bamaze kugwa muri Amerika bamaze kugwayo bamaze kugwa muri Amerika uri gushaka kujya kwenda iki hafi bose bishwe n'imodoka mfite shangazi wanjye yishwe n'imodoka urumva mfite umwana wa mushiki wanjye witwa Shyaka yishwe n'imodoka urumva rero hari n'abandi benshi ayitwaye se cyangwa imugonze oya umukecuru we shangazi wanjye yaramugunze ariko peti we yaratwaye kana kamushiki wanjye yapfuye afite imyaka 10 ubu nawe ku rutonde wumva ko ushaka kuzicwa n'imodoka ahubwo ngiye barigenge nshimira Imana no kubona ngiye naragiye hari n'igihe nari kugera muri Amerika uwo munsi nkarara mpfuye hari abageraho nani iminsi 2 bakarara bapfuye no muri Amerika barapfa hari abantu bagira ngo wenda ngo bagiye mu ijuru cyangwa bagiye kuyora amadolari amafaranga oya amafaranga aboneka ari uko wakoze amafaranga aboneka ari uko wakoze ntabwo ari ukujya kuyora mbwire n'abantu uzajya muri Amerika waramenyereye kurya wicaye utazi gukora nakubwiye muri Amerika azakugura in America is to work I'm telling you muri Amerika ni ugukora udakoze ubwo ariko habaye utuntu tuzi twinshi dutandukanye duciriritse dutanga amafaranga menshi ariko mu Rwanda ntago ariko bimeze niyo mpamvu nawe uhora usenga uvuga ati nyaboneka nshaka kujya mu hano ushobora kubura akazi ikindi muri Amerika agushobora kwicwa n'inzara nubwo utakora nta nzara iba muri Amerika cyo kurya kiba gihari utazashuka abantu kandi umaze kutwibwira ati muri Amerika utakoze ntiwari hano umuntu arabwirirwa akanaburara warya nabwo ukarya njya mbona njya hano i Kigali mutanarya ubundi njya nagiye gusura umuntu akoresha kareti k'igihumbi muri geto ni umutepe nawe aba muri geto teka rimwe na rimwe ibanakoresha nk'umuntu uburayi ariko yari kumbura ngo arahaze ngo si Kigali koko Kigali nayo nyimaze mujya ariko Kigali ntabwo barya rwose n'aba bantu ubona baba mu bipangu abenshi barya rimwe ku munsi ariko USA icyo kurya kibajya reba nurarya ugahaga ariko ngo Kigali ngo umuntu urya kabiri ku munsi buraba umuntu urya kabiri ku munsi ariko ubundi umuntu yagakwiye kurya 3 ku munsi ufite breakfast saa 6 na nimugoroba nabyutse mu gitondo nkubona ararya rimwe ku munsi nabyutse mu gitondo nkubona wicara akantu kagafanta ndavuga ati Yaka Mwana ushaka usanga yararitse n'ikintu cy'inzoga niyo mpamvu nawaze ntangira kuvuga ati ushaka usanga nabagiye kumera nka Nyagahene usanga araziturekeye usanga araziturekeye mu minsi iri imbere nshobora no kuzakubona ejo bundi wagiye mu rusengero wagiye gusenga igihe kiragera uzajya ko ubona gucanyeho kamera mu rusengero buriya n'igihe kitaragera anytime nanjye ariko ngewe nzajya gusenga ari uko ngewe namaze kwinjira muri life imeze bye naho kujya gusenga nanone ufite agahinda kujya gusenga waba uraye kujya gusenga ufite ingingimira uri kubona abantu biyambariye neza ukarabye indimi wowe usa nabi ukarabye indimi ishyari rikaza mu rusengero nka ya ndirimbo ya wa muhanzi numvise niba ari nde kujya gusenga ufite jalousie twarabamenye rero kujya gusenga mfite jalousie nabireka rwose ariko ntago wabireka kubera ko burya Imana ntago hari uburyo ushobora kugukiriza mu byaha byawe hari igihe Imana igusanga mu byaha ikushayura ejo bundi ntuzagiye gusenga mu badepere baramuremera Nyarudindiri ibana bamukubise amakota ya abiri bamukubita telefone
telefone kabisa nziza nk'iyo yari ari gusaba hano ngo ariko nyarudindiri diaspora bazamuremera nta diaspora bageze amuremera ariko yagiye mu rusengero hano bahita ako kanya ariko nyarudindiri asanzwe ari umukristo asanzwe asenga n'umuntu mbega ni n'umuhanzi ahubwo n'umuhanzi w'umukristo sibyo ariko wenda kuvuga ngo wenga ugiyeyo n'ubundi hagiye bavuga ati undi umuntu ashaka ariko nawe amahirwe yagize bagwa promesse zo kubanza gukizwa byibuze ari kumbwira ati muri famiye yiwawe ufite abantu benshi batandukanye bagiye bapfa bicwa n'impanuka yakubaza ati se wowe ubwawe nawe wumva uri ku rutonde rw'abantu bashaka kuzapfa bishwe n'impanuka y'imodoka hari igihe umuntu aba feeling ikintu akavuga ati kino kintu cyahitanye abantu benshi mu muryango nanjye ndi ku rutonde hari mba naranapfuye kuko urabona buri hari ukuntu ikintu gikurikirana umuntu kikaba nka karande urabona nk'uriya mupasiteri Theo nawe ngo se yishwe n'impanuka none nawe yishwe n'impanuka ahubwo umugore we n'abana nabo bitonde ko biriya bintu birakurikirana ariko karande ukuntu ko na Theo ngo yari yarabivuze ko ashobora kuzicwa n'impanuka buriya rero njye ntinya impanuka ariko ntabwo ari gutinya impanuka ntinya urupfu njye ariko nawe hari igihe ushobora kuba wicara ukabyiyumvamo oya gupfa rwose hari igihe mbyuka nkavuga ati mpana koko nzapfa mve ku birayi mve ku muceri mve ku kaboga koko birangire gutyo gusa neza pe birangire bihuriremo no ku mugore uve no ku mugore ariko ikintu cyambi ushaka kuzaguteragana no kuzapfa utabyaye gupfa utabyaye byo ni ibindi ese Yaka utubwijemo kuri kuzima ubu ngubu haramutse hagize nk'umukobwa ukubwira ati Yaka wanteye inda naramuteye inda ari narayimuteye ko ibyo ntabizi ni warayimuteye utarayimuteye burya se umwana amenywa na nyina hagizeho umukobwa ati Yaka wanteye inda oya narayimuteye byanshimisha rwose nubwo umwana najya nirirwa ndi kumuzererana ariko ari uwanjye nkunda abana njye bitaye byo kuvugira hano kuri mikoro njye no muri karite wamurera namurera ukajya umuhindezo ariko ari umuhungu apana umukobwa njye yaya ari agahungu bana kabisa imana se karitanga ibitsina hari umuntu wiha koko oya nta muntu wiha ariko njyewe mbyaye agahungu byanshimisha kuruta uko nabyara umukobwa imana nitanga ariko bivuze ngo nta muntu ubwo yaba umwe gusa bana ngafungira aho ngaho ntabwo ushobora kugira impungenge ukavuga ati byanga bikundiye umuntu kuko ndabizeza ko mu bakobwa benshi mushobora kuba muryamana nabo sibyo ni ba bandi nyine batambaza none abatipe b'i Kigali systeme basigaye bafite ngo bagiye bajya kuduteretera abakobwa ngo arebe umukobwa mu nkambi ufite dosiye yo kujya hanze agende bakundane ibana amufashe muri ubu buzima buba kirimo hano ubundi amutera inda nagera yose yamudekarare niyo systeme abatipe njyana barahari benshi bari kumbwira ati Yaka cyakira umukobwa w'iwanyu rwose ufite dosiye yo kujya hanze rwose ngewe ndagira nterero ngende kabisa mufate neza muri ibi bihe bibari kanzo ubone nagera nzovu bamushakiye pasi igiye uzukarakura zava afite amafaranga ubundi nk'abakobwa abakobwa b'iwacu ukuntu umuprofita ukuba ufite ibiceri muri iki gihe kiri hano ibana ukagenda mugakundana akakwiyumvamo ku buryo ashobora no kugera wese akagaruka mugakora n'igihe akahita agaruka ntabakundanira kuri social media se akaza mugakora ubukwe akemera akaza noneho uwo mwabanye akaza rwose barahari rwose bafite abagore b'abadiaspora bakundaniye kuri social media. Hari abantu babiri nshaka ko turemera mu rutanyagahene sibyo none wita nzovu. Nyagahene se ko atademara. Nyagahene nta demara rwose. Baramusengeye ejo bundi baramusengeye kuva yahaviriye no ku nzoga. Mwese kumusengera baramuvuye. Ibyo bintu barabisengeye. Yarakize ubu ngo asigaye ameze neza gisigaye no kurambagiza. Nyagahene se n'imyaka afite 10. Ni urubyiruko ariko. Ubona katakiri urubyiruko. Nyagahene yaracuze bantu. Nyagahene yaracuze imyaka hafi 60. Ubona atakiri urubyiruko se byuze. Aya nta rubyiruko rwa Nyagahene. Urubyiruko ni wowe. Urubyiruko ya nanjye ndi mu bashesha kanguru ndi hafi 40. Hafi 40 nta mwana nta mugore nta n'ikibazo cya metero 2. Gusa nge yari igihe nyene babona nsigaje urupfu gusa. Byonyine ibindi byose wamaze kubigeraho. Wari iyi si warayiriye izo nzoga nariye iki se? Nariye iki? Kibi cyo ko tugiye gupfa tubabaye. Ariko uzi gupfa ubabaye.
ngewe nta n'ubuzima bwiza nigeze ngira kuri iyi si nubwo napfuye umunsi nta n'igihe nigeze ngira ibyishimo n'umunsi n'umwe mu myaka 40 none se iyo washyizemo agakoni uretse ko wenda izo nzoga ubu ngubu waziretse iyo washyizemo agakoni hari ikindi kintu uragishimisha nkacyo ibintu byose ubona ari izimwa nyine uba washyizemo agakoni ukirengagiza ibibazo ufite ariko nyine iyo utekereje iyo uryamye ugatekereza abantu usanga rwose uri kuri iyi si ariko utariho rwose abantu bari kuri iyi si bameze nk'abadahari ari uzi kugira ngo uburare ubwirirwe uryame nabi urye nabi abandi bari kumena imiceri mu bipangu nini. Reka tugane turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu aho ntangiye. Hari abari kuri isi bameze nk'abadahari amuterengiye aho kugira ngo ubeho nabi washobora ugapfa. Hari igihe njya numva nanapfa ngewe rwose bikarangira. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero nashaka kwibariza ikibazo kimwe ndacyamatsiko. Hari aho ngo hari abantu benshi ari waragiye uhereza promesse ko ushobora kuzagenda ukabasiga mu Rwanda. Ubu ngubu bimaze gusa nkaho biri gufeiringa, bimaze gusa nkaho biri kwanga. Oya ntago biri kwanga kuko uracyafite icyizere. Nakubwiye ngewe ihora bishiftinga dosiye zo muri RCR. Ntabwo dosiye muri RCR igirangira uzanabaze n'ababizi. Ihora isunika tubasunika. Ndakubwiye ngo anytime ushobora no kumva no mukanya bamamagaye. Nuko utamenya igihe gusa. Uratinda babyita kumagirwa rukuno magirwa. Dosiye yawe igatinda. Ariko anytime baragwamugaruka ukagenda. Ariko ngewe nkubwije ukuri mbonye nk'umuntu ngurisha dosiye yanjye akagenda mu mwanya wawe. Wayigurisha akigira yose. Nayimwara rwose. Bijya bibaho se? Ntabwo ushobora wayitanga. Ntabwo byashoboka byabagaho kera ariko n'abaziryaga ni bano bakozi bakomeye nyine babishinzwe agafita nk'umuntu wahane Kigali ufite nk'abana nka 5 akagenda mu mwanya w'umuntu wo mu nkambi w'umuryango w'abantu nka 5 byabagaho byabagaho kera rwose dosiye baraziryaga ariko ubu byasubiwemo ntabwo ushobora kurya dosiye y'umuntu w'impunzi umunyarwanda agende mu mwanya we ntibibaho. Harahindutse. Iseka ngushimire rero wowe wari udukurikira ku kibiganiro byacu ntago tuba dushaka gutinda tunatindira abanyarwanda rimwe na rimwe bitewe na gahunda nyinshi wenda ziba zihari. Mbanze ngushimire wowe wari ukurikiye kino kiganiro cya Yaka Mwana 5x5 ni blessing nk'ibisanzwe mu gihe kuri kamera turi kumwe na Moclesi. Yes, ndani Imana ikomeze duhana umushaka yetu usangire iyo ari blessing nk'ibisanzwe mu gihe twe turahangana ko umurava news ibindi byose Imana ikomeze duhana umushaka yetu usangire Astra Vista.